ahagana mu masaha akuze hafi mu masaa sita z'ijoro saa saba gutyo nibwo uwitwa Ashton Hall yakiriwe witwa The Ben nyine ni umunyarwanda wacu umuhanzi, nibwo uwitwa Ashton Hall yakiriwe. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ngiye kubereka video ubwo yari ari kwa Ashton Hall ari kwa The Ben ari kumwe n'uwitwa Indian Ashton. Gusa ariko nyuma uraza kumbabara wihangane ugeze ku musozo iyi video kugira ngo nyuma nza kubabwira amagambo y'ubwenge wakigira kuri uyu musore bita Ashton Hall. Reka mbereke video niba uri mushyashya reka ntusukara subscribe ubundi bwo bimwe fresh. Reka muri video yose uko Ashton Hall yageze kwa The Ben, uko Ashton Hall arimo abyina n'ababyinnyi bamutegura nyine ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Reka mbereke iyi video ubundi bwo nyuma tuze kurebera hamwe twese uyu Ashton Hall mbabwiye nyine byinshi mwamwigiraho. Dusoza iyi video ngira ngo usibye ko aya makuru asohotse aka kanya nzabakorera ikiganiro kiri full witwa The Ben n'uwitwa Ashton Hall, mbabwire impamvu Ashton Hall yaje mu Rwanda, mbabwire n'impamvu ari kugenda atembera, mbabwire n'impamvu Ashton Hall nubwo ari umustar ukunzwe cyase ku isi uzwi cyane muri Amerika nk'umunya fitness nyine mbabwire impamvu Ashton Hall ashobora kuza mu babyinnyi akabyina. Murabizi yagiye muri New York arabyina bamwigisha kubyina arabikora, ukibaza nyine yagiye kwa Kagera ngo mwajye mubona video naho bari kubumba amatafari. Ibyo byose nzabakora mu kiganiro
kizaza noneho kiri hejuru cyane. Icyo ngusaba rero ni ugukanda subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo ibintu bibe fresh ubundi bwo bibe n'amahoro. Murakoze cyane. Wowe wageze kuri uyu munota reka ngushimire kandi subscribe kuri The Great Mixers no haca amakuru yuzuye yizewe. Murakoze.